macungu we twarawoho yangiriye neza kandi n'uyu munsi yangiriye neza mu gitondo avuga ko yabaye nanjye nabonye gukora kw'Imana yabwiye amasaha ari kuba mpagaze ahangaha ejo niho nabonye umuntu wari uvuye mu muhanda ari umunyonzi agonga imodoka agwa mu muhanda ngo nari kwirindira mbone nta muntu uza kumwegura ndavuga nti Mana utabantu babaye nabi kandi umuntu uja kweguramo baza kumwegura habaye kera ariko ngo nabyo bimbere inyigisho mu gitondo rero hari ibintu bari bamenya ku isoko noneho mfata moto nzamutse ndetse n'imbere yo kwa Ntawanga nari mfite umufuka n'akandi kantu kari imbere y'umumotari nikugenda nikugana ntabwo uragenda witonze dore uri umusore genda umukecuru ugenda witonze byari bimugendaga muri kwibuka ati ndagenda gukora urugi rwose turazamuka niba ko umuhanda mu bari w'uwaha ariko twari turi muri kaburimbo n'imbere y'umuhanda kwa Ntawanga noneho turazamuka imodoka z'abazungu zose tuzamuka umushoferi wadutwaye imodoka y'abazungu aratudepasa ukudepasa akurura otorobizeri yakuze moto agenda ari kwikurubana ari kudukurura mu muhanda ageze hirya y'umuharuguru aduta hasi ndetse nakwiye nsanga yaba ari bipine ndende yari kuduta tukaja mu mapine noneho amapine akadukandagira ubwo baduta aho ngaho mu kurwanya hejuru y'umumotari umutima wo kandi kuko kuguru ibintu cyose bitwaye ingwaho hejuru y'umumotari noneho mu kuvugaho kuko nayo yakabasha kwiyagura icyo urangira ngo yapfuye mbese n'abantu nabonye Imana nari ko napfuye nanjye kuko napfuye Imana ni nziza yakoresha nukuri nayibonye nakuye hejuru kandi ndikubona w'abamotari wakuza w'umunyonzi nanjye nkamujyana bitwegura nakomeza kumwandaba hejuru noneho ndetse ugarukiye kwiwe yapfe ugatari kumenyana noneho inagageze numva ndikumva ndahaguruka agace gake nicara muri korotire ubwo abaje badusanze aho ngaho shekoze tuja kwa muganga bampaye pomade ndasiga ndabasa bampa n'imiti ibinini ukabanya uburibwe ndavuga nti nanjye wamana wo kumyo ntapfa ndakaja ku rusengero ndakuzana n'akabo nari kumva byabanye kuri kuva muri mugabo ndakajyana ntabwo nawe wakuze byabanye ejo n'abandi rero usashira Imana n'ibindi byumva kwambara igitangaza kandi arahaguruka ubijyanye rero nabuze mu mashuri y'Imana y'icubahiro n'ahashyira kumenyerana Irakabyara
rero nishyashoye uyu mwana wanjye umwana wa gukira. Haleluya. Kandi masengesho y'iminsi ibiri Imana irambwira ngo umwana wa polisi na polisi bamusize mu ngingo ye kandi azize umusatsi yanjye cyane. Nashaka kuvuga ibintu by'isanga ariko Imana kumufira mu ngingo ye bakukatira umwaka. Haleluya. Haleluya. Shikiye kumutima kwa dukandira gisubiza kwa amahoro na mushiyani kunaso baratanga akagira mwagira ariko akagira muri kibuto nani nzawushima. Haleluya. Chini Imana rero ko twagara najya kutangira najya ndabona kudo kwa kera bafuye nabwo mwiteka Imana isizwana na mushima Haleluya. Amen. Ari mambo nishituwa wikikata wimama ya chikayo. Ari mambo nishituwa wikikata Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitbarisi n'abapolisi n'umusoshima kuko yakoze ibintu bitangaza. Ubwo Satani yagendereye kare mu mutego kandi yafashwe n'Imana igendera ku byose bitugera kwikaturinda. Hari gutariki 28 z'ukwa munani Imana ingorane Satani yego umutego yumeze bituma nyine kumurenge baramfunga bapfunze muri kujya mu rukiko ati Imana yarabaye icyana twimariye guhabwa imyaka 5 babaye mwako kindi kintu Imana yarinze urupfu mureke nivuge Imana yarinze urupfu yakomeye kandi yashoboye. Ariko gatandatu turi kubyuka tariki 23 cyangwa Noheli. Ariko mama yaje kunsura kwa gatandatu aransura turaganira asubirayo. Ariko aruri mu mama nyuma amaje kugenda mama amaje kumusezera yaje kunsura ariko aziye mu zina rya mama. Barahamagaza ati niyo isubiza produce wasowe na Mukaru Françoise gutira no kwisura baragukeneye kandi ndagenda ndikwihuta uwatsuye ndamubura basubiye mu gipangu barongera barahamagaza baragiye sanga umumama w'umusirimu mwiza witeye agasharupe ariko ntabwo ari kugaburira muntu ushobora kubona amukwereka abarambwira ati mu gisubizo mugiye gusuye umeze ute nabwira ngo meze neza ubwo wicara tuganira turaganira yarafite akajerekani k'amata arakambereza arambwira ati ngo nihangane Imana izarabara izamura kugeza y'ubuzima. Imana akimara kumusezera aragenda ninjira mu gipangu ngeze mu gipangu ndani hari ibisimu nyine by'ibintu bya sima ngeze mu nzira barasitaye akajerekani kabakaguye hiriya amata baramenetse akajerekani konye amata baramenetse amata amenetse bitajya kuyagura nyine akajerekani kagafata fungeramo nsigarana amata makeya tutajya nabo bakora ibitubaye tukuremo amazi ngiye kugaruka nsanga ya mata biramenetse hari n'ibipfusi mu gipangu mo ndani nsanga yawe yapfuye. Haleluya. Nsanga yawe yapfuye ariko ngera mwene ambaye wewe ikintu nese ubona nahise njya kuyamera akajerekani kakajugunya ndangije ndavuga ati Imana ibi bintu ukoze uzajya imbere y'iteraniro gushima izina ryawe.
ashimira abantu bambaye hafi korali ababitwara yigaragaje n'abahungu Imana izabavugisha. Ndashimira Imana yabaye umubyeyi mwiza, yabaye umubyeyi utanywa inzoga, yabaye umubyeyi wubaha Imana. Ibyo nishimwe nshimira. Hari n'abandi bafashije nabo ndabashimiye nubwo nabavuze amazina. Imana ubindeze icyubahiro n'amashyi spesiali kuko yabikwiye. Icyubahiro isi yose. Imana yakoze